twaje gusanga hagati y'amaguru hari gukora ibara hacu hananiwe kutunyura ingeso yaranze satani yateye mu bagabo dufata amasengesho y'iminsi 3 noneho yo nta nubwo ari urugamba rurwanishwa amasasu gusa n'amafuna arahari ujya kubona ukabona umujugujugu uturutse hari yawagakobwa kambaye impenure na string umurongo ukica mu kibuno wamara kubibona ubu bari umujugujugu yamara kukwicarira nabo iryo riba risasu yamara gufunga sex mu mabere ako kabara gafuni maze rero Sabe bira byamubayeho nabonye abantu benshi bamwihaye bamugarutseho cyane ibyamubayeho nawe bitabaho baravuga ngaho umugabo aguye ndarenzaho twatse ariko mugende mu barugo hera kuri yago genda batinike Sabe nawe iza ngwino wigiye kwirenge byabakuru bawe yagopundaski kandi yaramenye wigishe ubarongwe paka ubarongwe kugeza igihe uzabonera certificate murungi Sabe akamutereka kwipanu kenisi mukubite kwipanu te uyukerere chaka kumukubita ku panu mera tuvuge ko akiri insugi nanzuye ko icyo kiduduke rero yuko mushyira ku panu naramukubita panu mu gahanga namukubita panu musura koko nda subscribe ku gishegu Jessica biravugwa ko yikundira abagabo Yes, twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Snow TV kuri Mikroni Gacha on make sure click subscribe amajyaruguru amajyepfo z'uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze tukaba uyu munsi tuzanye wa musesenguzi mwakunze kandi ibintu mukaba muvuga ati cyakoze mwaziye igihe Snow Vipi man ni poa kwagera ngo se wamfashe cya rubenge kiragera kirakuzirika mu muhogo ongera kwijwi ijwi ryongera Ladies and gentlemen diaspora and local nkibisanzwe nitwa Snow abantu bakurikiye kino kiganiro ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe nkibisanzwe rero tugarutse hano hari umuntu uri ku cyokezo muri ino minsi sha ikinzanye hano rero nje kumuhereza ubutabera abantu benshi muzi uyu muntu ntaranamuvuga izina uri ku cyokezo ariko nk'umucamanza nje nkaba ndi hano nje mu rukiko kugaragaza ibimenyetso buri kimwe cyose ariko nanone nje nk'umushinzacyaha ntago ndi umushinzure kandi hari abatangabuhamya niho boneka abatangabuhamya ndamushinjura rero dutangire kubahiriza amabwiriza agenga urukiko nje hano rero nk'umushinzacyaha mukuru w'Ingegera umushinzacyaha mukuru w'Ingegera ngira abantu bose bari mu rukiko bakurikiye urukiko bicaye nk'Ingegera nkuru harimo n'indeberezi ziri kurebera uko urubanza rumeze harimo n'abajanja bagamije gukatisha umutwe umuntu ndetse n'abandi baje kumuha ubutabera ubwo umuntu tugiye kugarukaho uri ku cyokezo tugiye kugaruka kuri Murungi Fabius we wasimbutse igipangu akigira jetiri cyangwa komando Schwarzenegger mu bisheke uyu nguyu ngo yaravuye kwitera yaravuye kureba umugore utanga akanyabugore ndetse n'akanyabugabo ukabiteranya
ubwo ingegera ziri kutwumva mu rukiko ziratubwira iyo biteranyije icyo bibyara, ziratubwira igisubizo kiba kirimo. Ariko hano hari umugore witwa Ndera. Uno mugore Sabiyusi yagiye kureba ngo yitwa Ngwino Ndebe mama. Mani iryo jwi ko ryumvise se byo kubeshya, umuntu atunzwe no kuririmba wazarinda upfa nta muntu ukugaburiye. Oya ntago rero ari kuririmba, turi kuri Ngwino Ndebe. Nimba afite ikimero kimeze gute mama? Ngwino Ndebe. Murungi Sabe yaravuze ati njyewe umugore wanjye Raisa mbaye mukatiye, reka nigire kwa Ngwino Ndebe. Koko se byarabaye cyangwa n'ibyanyu byo ku mihanda? Ngwino Ndebe amakuru dufite nuko hari abatangabuhamya babyemeza. Umutangabuhamya wa mbere yabwiye umushinjacyaha mukuru w'ingegera, ibintu ngiye kubaha hano ni ibimenyetso, nta kintu uvuga kidafite ikimenyetso. Umutangabuhamya dufite wa mbere ufite izina 005 kubw'umutekano we, ndaza kumubereka hano muraza kumubona, ariko reka tumwereka abantu, turamwereka abantu uko byagenda kose. Aravuga ko Ngwino Ndebe aryoshye, urumva aryoshye akongera akaryoha bya bindi biti birungo na supanya, urumva akaba aryoshye byashyika efiri ya South Africa, ibintu byawacekere bya South Africa. Aho ngaho kaba ari mubi cyane, uburyohe bwe bwahereye ahantu hose burazenguruka bushyika epfo mu maguru. Hahandi mwe mwakwigishije? Ya ntabwo ari aho, epfo mu maguru. Sabe ngo yaragiye ararohama amera nk'uguye mu nyanja. Ibi bintu byatanzwe n'umutangabuhamya hano mu rukiko, ibi ni ibimenyetso. Ararohama ngo mu nyanja ngo pi, noneho ngo ararya yumva biranurira, kugeza ubwo yumvaga biryoshye nk'ikinono kiri mu isombe, ariko icyo kinono kikaba ari icy'ingurube. Ushatse kuvuga ko noneho Sabe ari muri ba bandi bashobora kuba bahimba igisigo cyacyo? Buretse reka twereke abantu, ariko umutangabuhamya avuge nubwo twari twatsinze nimero ye, kubera ko umutekano twabona gutaraba sefu. Niba mureba hano bumve n'ubuhamya bwe, abivuge neza nyine tu nk'uwari wibereye aho byaberaga. Twaje gusanga hagati y'amaguru hari gukora ibara. Hacu hananiwe kutunyura, ingeso yaranze, satani yateye mu bagabo. Dufata amasengesho y'iminsi 3. Noneho yo nta nubwo ari urugamba rurwanishwa amasasu gusa n'amafuna arahari. Ujya kubona ukabona umujugujugu uturutse hari yabaga. Nkurikije rero kubyumvishe umutangabuhamya n'uwa mbere, ariko noneho mbere yuko tujya ku wundi mutangabuhamya wa kabiri hano mu rukiko, ntakora ibimenyetso, ntakuza uzanya amagambo, nshaka kujya nkurikiza ikintu ku kindi. Reka twubure noneho inyandiko. Hano hari n'inyandiko. Urumva azamura hejuru gato tubibone. Hari ayazamura inyandiko, turajya tureba no mu nyandiko turebe ngo ingingo AZ irabivuga iki, turakemura ibi bintu AZ bigenze bite. Hari undi mutangabuhamya uvuga ko Yago Pundaki ariyo wateguye akanashyira mu bikorwa umugambi wo guta muri yombe kuri za kamera Murungi Sabe afatanyije ndetse na Madamu Kerere.
none ni wambwira gute umuntu wibereye mu buhungiro yazamo ibintu by'ama operasiyo sibwo se operasiyo tumute kuri kamera hoya se operasiyo ni showbiz rero aya marashaka kutubesha abantu mu mategeko agenga showbiz yago pundasi waraza gukatirwa kuko ibimenyetso byose biramuhama aho ari we watumye abantu kujya gufirima ari nawe wagambaniye Sabe kubera ko hari udutiku n'uduhari bari bafitanye kuva kera nk'abantu basangiye umwuga w'itangazamakuru. Ako kantu n'undi mwuga ubwo ngubwo bakekanaho sibyo se? Biravugwa ko Murungi Sabe yaba yarigize guta hanze Yago no muri ino kesi ya Yago irimo irazenguruka Yago na Murungi Sabe akaba yarayirimo. Rero ubu ngubu ngo bari kuririmba akaririmbo kitwa ngo nzagusumbe nzakunere ku mutwe. Nzagusumbe nzakunere ku mutwe. Nzagusumbe nzakunere ku mutwe. Ubu rero ako gakino niko bibereyemo basumbana umwe nganera undi ku mutwe. None se uko ndi kumva ibintu byamaje gufata indi ntera. Ubwo ngubwo ubwo mwana w'umukobwa sagiye kubirenganiramo koko amatiku y'abagabo. Ngwino ndebe. Ese buretse gato ko tuzi neza yuko agahugu k'abagore katagira amagambo akabagabo kagira iki? Ubujajwa. Rero bamutemeye hitaka ngo yariye inusu cya kiboro kidapima n'inusu. Ingegera ziri mu rukiko hano ibirya buri munsi nizo nyinshi kumusumba. Zamutemeye hitaka ariko hano turajya twubura n'inyandiko tugenda tureba iki nyandiko ibivugaho. Hano inyandiko iravuga ko abagabo babaye bake. Rero impamvu yo kuba abagabo barabaye bake abagore bakwiye kwemera n'abakobwa bagasaranganya abo bagabo wisheya. None se ko karo ko tuzi ko ari Kigali wisheya bigiye kuba Rwanda or wisheya? Ibi bintu ntabwo ari ngiye uri kubizana nge ndumu shinzacyaha w'ingegera nongere mbisubiremo ntabwo ibi birafatwaho umwanzuro n'umucamanza mukuru w'ingegera. Hanyuma rero inyandiko nizo ziri bukore hano n'ibimenyetso nta kindi kirajya gikora. Dukuri pe. Dusomere iyo myanzuro yanyu na hano muba mwagiye mukabitsimba rwose nk'abacamanza. Rero uko bikomeje kugaragara abagabo bose bari mu kaga. Abagabo bose bari mu kaga kubera ko batunze irari ku maso yabo. Batunze amerwe ku minwa yabo ndetse icumu ryabo rihora rihagaze nka ya nkoni ya Mose. Nese ko numva inkota bari inkota ihora ityaye nigivunika ubugi rero abaretse nigivunika. iyi nkota Murungi Sabe iragwa ntago ivunika ariko igwa imaze gucira inkonda. Niwe wa mbere. Rero biravugwa ko Murungi Sabe inkota ye yaguye ari imaze gucira inkonda. Hanyuma Yago n'akagambane ke akaba yarafite abaturakinga bakamenya ngo Sabe arimo aranyura hehe. Niyo mpamvu mwamubonye anyura mu mibyuko ari umuntu ufite igitangazamakuru gikomeye muri iki gihugu gikurikirwa n'abantu miliyoni. Kumubona noneho asimbuka mu bimoteri mu mibyuko. Nase ko twatuze pasiteri mu byuko ko ari wa mujama wacu Jonathan pasiteri mu byuko na Sabe koko kubona umugabo arimo asimbuka noneho mu bimoteri. Urumva afite byose nta na kimwe adafite. Afite umugore mwiza Raisa abububa ukamubona noneho arimo ataruka mu bimoteri kandi Raisa adatuye mu kimoteri.
none se ubwo uwo mugore sagiye kumeranwa nka nyirarunyonga avuga ati dore n'iyi ngiyi bazavuga ko ari iyabo. ariko ngo mu nama zakozwe, mu nama ziri gukorwa ku iyo ngingo ari nayo iri gutamo sabe, ni uko abakobwa bakoze inama banzura ko bagomba kujya bakwicarira nabi imbere, bakicara nabi, ko numva iyi si igendesheje. ubwo se koko iyi si bizagarukira he koko? yamara kukwicarira nabi vuga icyo ari cyo rero. tubwire. akimara kwicara nabi akakwicarira nabi imbere yawe, iryo banzuye ko ari isasu bazajya bakudomye mu gahanga. none se ko bajya bavuga ngo uwicaye nabi ababaza imbere he? asigaye ahababaza ahasabiyusi, niwe usigaye ababariramo. cyangwa nawe nuko? ngewe se ntabwo ndagerwaho. cyaranze uzagucane byose. ibi ni imijugujugu ngirareba abagabo ko nimba inama zarakozwe n'abagore n'abakobwa se. ubwo nawe uri umugabo rero? ntabwo ndi mu mbwa ariko ndi mu ngegera. ubwo se imbwa n'ingegera bitandukaniye? sasa dukomeze. hano hari ikintu bita umukobwa wafunze amabere mu buryo buri sexy. buri sexy. umenye yuko twe dukurikiranwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, hari abize akaba n'abatarize. sexy se batuvuga ngo sexy ni igitsina. ntumbaze ngo barayatuninga sinzi uko babigenza. ako kantu bucumitsemo ka sexy koko abantu benshi batavuga uburyo bo babikora. buriya amakuru nanone turaza gukoresha ibimenyetso, turaza kwibariza Sabiyusi atubwira uko yasanze ngwino ndebe rimeze. cyangwa rya yabo ngo azimye itara ni ryose. azimye itara wapi? azimye itara ntabwo ari iyo nyine, ntabwo ari se. dukomeze tubwire. iyo uriya mukobwa yamaze gufunga ariya bere kuriya, umugabo icyo akwiye kumenya, akwiye kumenya ko kariya ari agafuni uriya mukobwa yamuterekeye, asigaje kukamukubita mu cyico. ese koko urumva ibi bintu isi ntirangiye? mbaza ngo icyico kiri hehe? hagana he hubwo? wabiranagana mbabwira. hariya ngo bakubitaho agafuni kaririya bere rifunze kuriya ngo pyo aferi. ubundi ikinyaruvu kikaba kirapfuye. nababwira ngo bave mu mibyuko ngo nkwe. ikinyaruvu kikaba kigize ute? ngo kiragiye. kongera kwiyoberanya bikaba bigize ute? noneho ushatse kuvuga yuko Sabe yishe imyaka myinshi nk'ikinyaruvu agaragaye nk'ikimonyo? wa mukobwa uteye nk'icupa yarabivuze. nka kayote. dukomeze. kayote ni cya kindi kibyimba ku mutwe hasi kikaba gitoye. ngo kibyimba hasi umutwe ari akantu gato ariko n'ubundi wareba ugasanga ngo kigendera ku mugozi nk'uruyuzi. kigendera ku mugozi nk'uruyuzi niko njya numva bavuga. Aisha se agendera hehe? ntabwo mbizi. twikomereze urubanza. yamubonyemo yavuyemo ikimonyo. ni mu busesenguzi budakuraho imyanzuro y'urubanza. dukomeze rero abagabo namwe bagore muri mu rukiko muri kumva urubanza, mwumve ko namwe utu dufuni tubareba. hindukira urebe umugore mugenzi wawe, uhindukira urebe umugabo mugenzi wawe, uvuge ngo nimba uri umugore uvuge ngo mfite agafuni kazica umugabo, kwabiranagana. ubwo se abagabo baravuga ngo turagendesheje badukatire. nimba ari umugabo uvuge ati twaziwe, nimba kwicara nabi imbere yanjye
no gufunga ibere bigiye guhinduka intwaro dukomeze bigendana dukomeze tubwire ariko ikindi kintu nanone aba bantu batemeraho itaka bakarenzaho ibyondo kuri Murungi Sabius wiboneye ikinono cy'ingurube kigenda akifuza kugitapfunana bataragikuraho bya bintu byo hasi akavuga ati iki kinono ngomba kugiteka mu sombe kandi azi ko nawe yagiye ashyira abandi ku karubanda. Ingingo zigaragara nuko abagore nabo umugore wese ahari w'inshoreke uzi ko akundana n'umugabo ufite umugore akwiye kumenya ko nawe agiye kujya bibabariramo kugeza igihe azajya ahamagara agasanga telefone yageze umugabo yageze mu rugo ayigira bloke arayifunga yamubrotse ariko abamukunda n'umukobwa umeze utyo nawe wazanye gukunda abagabo b'abandi kandi abizi ko bubatse nawe afite akaga ari gutegura ejo hazaza ho mu kuzimu. Asubundi kuzimu ni nk'umucamanza tubwira kuzimu ni ubuse Sabari he ari mu kuzimu. Kuzimu se kwe nukuye biranagana nose hari ubundi wari wakamwumvisha ameze kuriya ni no bwa mbere mbyumvise ntabwo narimbize komeza umbwira ahubwo se we sikwajya gusimba mu gihugu nawe uri mu diaspora wahunganye na Yago Pundasi oya we arahunganye reka bategura operasiyo se operasiyo nyimba nibere mu rusengero nk'undi Imana twikomereze rero ibimenyetso biri mu rukiko bimaje kuba akasamutwe nuko ngewe nk'umushinjacyaha w'Ingegera nsabwa gukubura ibi bintu byose nsanga mu rukiko. Bigerageze basi bigende pe. Nsabwa gukubura ibi bintu byose nsanga mu rukiko. Ibita bya bigeragezo byose ibintu bya operasiyo byose bigende. Abantu bakomeje kugorwa kandi ningiye ugomba kubarengana. Rwose. Iki ni igiki mwangegera mwe ziri mu rukiko ko mutavuga. Harya bakitaga kinaga kubuzo. None se ko tuzi neza ko umware wa kera ajyaga kuca umweyo uyu wowe wawuciye hehe baje wawuciye ko yanguze duhanagura ibi bintu byose uyu barawukora ubwo nyine bihanagure bigende ngiye kujya nkubura ingegera zose zirwa zivuga amatiku kuri no mihanda nta muntu ndi bugende kigongogongo ndahera kuri uno mugabo wafirimye izi video za Murungi Sabe asubira Murungi Sabe subitwa Murungi Sabine ariko Sabe se ushaka kuvuga ko ari n'umugore si cyarimwe aburi umugabo akaba n'umugore cyarimwe ndetse kare ko bishoboka kuba bimeze baraza kubona ndebe ari kumwe n'uwo mugabo baganira kuko umwanya wo kugira ngo bihanagure bigende babanze bumve aka kagabo bakita John kaje mutaratangira gufata n'amakuru umva ubugambo bwabo atangiye kwataka umutipe n'ubwenge bwanjye bwaje nge nita mva mu hanze nita ninjira mu nzi wanjye nkata ku gikoni kuko ari imiryango ari amadirishya ni fime idirishya ryanjye ry'igikoni ndio rireba neza aho Sabe yaraje nitanja mu idirishya nkuramo telefone kanjye ntangira ngo ubyumvishe urumviye tari ingegera nkuru y'umuhirimbiri kaje neza umuntu uje muri operasiyo yakasamutwe yarishyuwe koko se yarishyuwe yagiye gukora ibi bintu yishyuwe nande na Yago Pundasi ikimenyimenyi n'iyi video bayisohoreye hehe muri Uganda numvaga ari muri Zamburi bari kuko
uyu mugabo nawe yagiye kureba Uganda akazaza acanye agatara ku manywa ya Rukamba we na bosi we ariko karacanywe sikari gukora se buriya se azagaruka koko afite azimukana nuza iriya miturirwa yo muri Kampala ayizaniwe none se nimba aje guhanagura ibyaha byose akabereka abanyabyaha numvise bavuga ko yagongo ari umuntu ngo umubi ngo ukora ibintu bibi mbese ngo ari wa mwana wanzwe mu rugo nawe akavuga ati reka nze nanjye mbereke ba bana muvuga ngo ni ifura babyaye mbere murebe ibyo bakora kuvuga ngo nsanga uvuga ubusutwa utanga ubuhamya bw'ubusutwa utanga ubuhamya burimo ubugambanyi nkwigizayo iyi ngegera rero Sabe wamubonye ivuga ubusutwa reka nyigize yo Sabe urumva jewe ntamuzi sasa rero hano nshaka ko umuntu wese wafashe Murungi Sabe akamutereka ku ipanu akamutereka hehe ku ipanu yarangiza akamukubita ku cyokezo yabona bidahagije akamutereka kuri gaze naho ibyo bidahagije akamucugushiriza ku ipanu uwo muntu ndahera kuri Kenisi none se Kenisi ko tumuzi nk'umushoramari amatiku n'ubutiku bw'abantu b'iyimise nawe yabugiyemo ndahera kuri Kenisi mukubite ku ipanu mukarage mutwike mwotse nindangiza gukaraga nikoreye akazi mumene hasi none se ubwo mutabaruka kuko iyo uvuze Kenisi na mutabaruka baraho hafi pe baraho hafi nubundi bosi n'imandwa ye baragendana aho ni mu gatebo kamwe aho nyumvira none impandwa se ko tuzi ko ari za ziri z'abanyarwanda zo kubanurwa no guterekera n'ibiki byose urazanye byingi Kenisi nawe arayifite Kenisi tubona ntabwo ari we Kenisi tubona ku gitangazamakuru no kuri kamera ntabwo ari we Kenisi wo mu rugo ni ba Kenisi babiri batandukanye atazatemeraho undi mwana itaka ngo amurenzeho ibyondo uwo ni umwe twagiye ntabwo nihangana ngewe uwo bita Kerere ufatanyije na Yagu muri dosiye uyu Kerere nshaka kumukubita ku panu nkamutereka kuri gaze nkamutereka ku mbabura nkamutereka mu itanura hanyuma narangiza nkashiririza nkakaranga nkabirindura nkamena hasi ese mucamanza kuki abanyarwanda mwanga umuntu uzana ukuri ibi ndi kuvugana uri kubaza umucamanza ngenda umushinjacyaha rero umukuru w'ingegera ushobora kuba wabyibagiwe ntabwo nabyibagiwe nose umushinjacyaha n'umucamanza mwese mumeze kimwe wanyu nose bijya kuba mwese muhari barabibazanira kuki mwanga ukuri uri mu rukiko uri indorereza ariko itumva ariko se noneho sasa Kerere dore ni wowe wazanye ibi bintu we na Yago Pundasi imandwa yawe wazanye operasiyo wagira ngo uri siti y'umu mapeti ya gisirikare kandi uri rukurutu mu basivili ariko bayikoze neza iranagerwaho bigaragara yuko n'urugamba baruyobora Kerere se we ni ikiyo ni kikere kumamera tuvuge ko akiri insugi ariko bajya bavuga ngo no mu nyagina baramo ikiyoni abantu bari mu rukiko hano batubwire nimba Kerere ari umwere koko utemeraho abandi itaka akabarenzaho amaho none se nimba yaramwimye akavuga ati reka nigire harahandi birakunda umuntu akaza kwisoro nyuma akaza kugira ishyari ishyaka ryo kuvuga ati nanjye nze mushyire hanze kuko yanyimye ako kantu uvuze niko twatugiye kugeraho rero
Kerere biravugwa ko umutangabuhamya ufite kode 078 K cyangwa se MS aravuga ko Kerere yagiriye ishyamba Sabe kubera ko yamwimye. None se ko kwa Sabe bajya baza bakaririraho buriya koko nibiriya abariye baba bamuhaye nyine baba bamuhaye bakanarira ongera ubika abandi twumve. Noneho rero Kerere mu kuba kwa Sabe yaragiyeyo bikajabuka isogisi rigasigara byonyine akagenda nta kirenge atwaye mu isogisi. Ko numva bikomeye. Yashinzemo ikirenge agenda abona kijabutse kitambaye isogisi. Ukomeza intambwe zawe watangiye wicika intege wahisemo neza. Byahise bituma agira ishyari. Ishyari shyaka. Ishyari tiku. Shaba, icyo ni ishyari shyaka. None se nimba umuntu yaramwimye akabateranyeze mute hanze ibyo yanyimye bigaragaza ntibiriye. Ubwo rero we nanzuye ko icyo kidudu cye asubundi kidudu ni iki we? Ni cya dudu. Ni dudu y'umuti bajya batera mu myaka. Nibiki tubwire. Icyo kidudu cye nge nshaka kugikubitaho ipanu. Nese kiba ku muntu. Kubita ipanu ku kidudu cye. Nese nyine kiba ku muntu. Kikagenda cyangwa n'ibyo atunze. Kandi noneho ipanu imaje gushya neza yatsa umuriro. Kubita ku kibuno cye akareka gusakuza. Dukomeza abandi ugiye kubika. Abandi ngiye kubika. Hano rero hari umuntu ntari isanzwe nzi muri entertainment wo bita Mutesi Scovia. Nawe se? Nge nari mumenyereye Cabo Delgado. No muri Zamburi ngajya agerayo. Muri Zamburi. Mumenyereye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nawe naje kumusanga arimo aturakinga. Aturakinga iki? Abantu. Byakomeye noneho nawe vava tumubike. Okay. Mutesi Scovia pe ukora inkuru z'umwuga. Ndanabyemera. Ariko kuri iyi ncuro watangiye gutandukira amahame yawe. Uri murayo waje mu buyo entertainment ntahuriye n'inkuru ukora. None se wa ndi muri kuvuga ngo akoze operation ko yavuze ko niyongera gatoya cyane gakamunera ngo nazamunera ku mutwe. Gusa harimo ikintu kimwe nibuka mbere yuko mushyira ku panu naramukubita ipanu mu gahanga namukubita ipanu musura. Hari akantu kamwe afiteho ubuhamya nako ntago twakarenga. Akahe kavuge ariko kavuge. Nuko umugabo yakubise ifuni umugore we. Ndivuze nabi. Ntago ndi gutanga ariko araza kubyivugira. Abagore bakomeje gukubita amafuni abagabo babo. Uyu we ngo wamukubise ifuni arapfa aragenda. Ntago yakubise mu majyepfo gusa. Yayikubise ahita anagenda. Cyose akaragari mu Rwanda ariko. Ngo bapfaga iki? Ngo yahawe kado mu bukwe. Kadomane kado. Hingi y'umuntu agura isomo nakanagamo gusa ibintu byatuma umuntu apfa. Reka umutangabuhamya ufite kode ya 18. Umunyaga w'umugore wakubita uzi kurwanisha ishoka yarayarongowe. Mushenya tararwubaka. Oye, uyu uzi kurwanisha ishoka yarayarongowe nabyara gatatu. Azaba afitemo n'ipiki. Nese nkubeshye ubwo umugeni uzi kurwanisha ishoka mwa abantu w'i Rwanda mwe. Namaramo imyaka 3 azaba atafitemo n'ipiki. Niyo mpamvu rero ndi kubona umwanda ukomeje kuba mwishi mu rukiko. Nimba abaplanto baribagiwe akazi kabo ngewe nzajya mbyikorera. Byose wabikora bikakuda ko ngo n'imirimo ibiri yananiye impyisi.
ndi imirimbanyi y'ubutabera, ngomba gutanga ubutabera ku ngegera zose, kandi nkaba umushinjacyaha mukuru w'ingegera, nkagegeza izo ngegera. Rero Scovia urakoze cyane. Sasa hano turashyira ku cyokezo ndi hano. Ninde tugiye gukaranga? Ariko naje kuvumbura ko ingegera zo ziri mu rukiko zishungereye zigize indorerezi, zikunda ibishegu. si ibishegu ni ibi. Kandaho subscribe ku gishegu. Kanda subscribe ku gishegu. Kandi ubwo uratambutse udakanze subscribe ku gishegu. Hano rero hari umukobwa umwe ufite inyinya wo mu karere ka Musanze. Byageze no mu ntara se. Uyu niwe ngiye kujyaho. Uyu mukobwa akorera ku gitangazamakuru ntavuze izina. Bamwita Mutesi Jessica. Jessica biravugwa ko yikundira abagabo. Nka Nyirarunyonga. Harya Nyirarunyonga byagenze. Nyirarunyonga ngo yagiye yikatiye mu murima we, ngageze nkayibonera akagabo kaze kujya ku rugamba, arize akatwara bagarakondora. Ageze mu rugo avuga ati ubu ngubu bamenyereye yuko kwa byose ngari ngewe ntingira yo bavuga ko ari yabo koko. Ariko ako kagabo ngo kageze kwa Nyirarunyonga, ngo gakora ibintu Nyirarunyonga bati cyakoze abagore bo muri karitiye ngo noneho uhariwe akora ibintu neza, ngo bahageze barashwana. Oya, ukuntu byagenze Nyirarunyonga yarakumajwe arishima. Amajije kwishima birenze urugero, yumva yahereza icumbi ako kagabo n'imyaka 300 kandi nawe atazayibaho. Yego. Niwe wa mbere. Umugabo yazize iki? Yazize amagambo y'abagore. Yaje gupfa nyuma ariko azize amagambo y'abagore. Cyangwa niho havuye ngo byabende nyine tu. Twikomereze. Mbaza ngo byagenze bite? Nyirarunyonga byamurenze ajya kubwira n'abandi bagore. Aturanye baraza ngo abandi gabo bagiye ku rugamba. Rero abagabo babo bari baragiye ku rugamba. Ati hano hari umugabo nubwo ari gatonya. Ariko kararongora. Kanyumvira nabyo bishe. Ngana wumva ibishego tangiye kuzana hanga nzagikatamo pe. Nzagikatamo. Ntago bagarura. Bigenda biki. Noneho rero abandi bagore nabo batonda umurongo. Ibyo bintu bibaho se. Bamajije gutonda umurongo. Uzi ukuntu byagenze? Yahereye iruhande. Isheni yapiku birangira gahwereye. Aba ushatse kuvuga yuko abantu bose bajya mu mibyuko birangira n'ubundi bapfuye. Jessica wari arabizi ko atari umwere, atari n'isugi cyane. Aranabyera akabivuga. Akora umuntu bagendesheje nembe naho mu bugi. Akavuga ati mureka abagabo bikoreye ibyo bakora, bikoreye utuntu twabo. Hako umujyi wa Kigali abakobwa bose ni amasugi. Ako kantu kamenye. Na Supernet. Supernet kibisakaye. Cyakoze. Na Supernet. Aha. Sibyo. Twikomereze. Twikomereze. Bari useless. Ariko barakora pe. Rero Jessica. Mu bantu bari kuburanira abagabo. Ubundi ari kwisonga. Nimba ari gushaka abakiriya. Ariko menya ari gushaka abakiriya. Nawe uri umugabo. Ukaba mbona umukiriya mwiza wa Jessica. Ariko se ko mbona wanabibasha.
reka ntazapfa nka ka kagabo ka nyirarunyonga bazabitubwira munuzi muri komenti ntazapfa nka ka kagabo ka nyirarunyonga dukomeze Jessica we arengaho akavuga ko umugabo akwiye kwikorera utuntu twatuje ariko ngo intoryi ze ngo amuciye inyuma yazikaranga ku ikarayi nyumvira nawe ku ikarayi akatogosa koko akazirya koko ngana ko akakamugaburira ariko nyine ni mu ntara ibyo biri mu mujyi wa Kigali nawe abitekereza mpe mu ntara se kare kuko ari mu mujyi hano ari hano mu mujyi hano Rwanda City Kejeri umwami w'igihugu aha ni hari aba ko numva twaziwe ukuvuga ngo mu ntara yavuye yaje kureba abo bagabo b'ibyamamare cyangwa zarigeze ijana we tubwire naba ndi mu babikoze dukomeze ubakatira neza keretse abo watayemo icyumvirizo n'isabye niwe wakubwira azatubwira yaraje yujuje 101 we azatubwira ibintu yasanzeyo koko ibi bintu byatumye yububa tubwire sasa rero turi no kugana ku musozo ariko turi kugana ku musozo rero ikintu nabwira abagabo mugende mu barugo hera kuri yago genda ubatinike sabe nawe iza ngwino wigiye ku birenge byabakuru bawe yago pundaski kandi yaramenye wigishe ubarongore paka ubarongore kugeza igihe uzabonera certificate ubwo ni wowe uzazitanga nago nzuzazitanga uzashyiraho umugisha niwe uzazitanga sibyo bahereze n'icyo bivuze nyine ubwo urugendo rwatangiye mutangije ikiragano gishyashya cy'abagabo b'indaya shaka bene ko dusoreza ako kantu pe